Kuri Bigirimana Bedi rero reka mukomozo gato mbabwire ngo byagenze bite. Ku munsi w'ejo ngira ngo muri kumubona aha ngaha yararimo acimaka Bigirimana Bedi yakubise passe Serumogo ari urebe ibyo akoze, ariko n'umutoza atishimiye uburyo Serumogo ari yakinye ku munsi w'ejo rwose. Mu gice cya mbere awushije igitego ari kumwe n'umuzamu arawusunika bamukuraho, no mu gice cya kabiri mubonye passe Bigirimana Bedi yamuhaye ari wenyine. Sinzi byamufashe aba bakinyi bacu batajya bazamura urwego, kuko hano umukinyi w'umupro hano ahita ashami igitego. So kuri Bigirimana Bedi rero ku munsi w'ejo igice cya mbere kirangiye Rayon Sport akinye nabi. Mu gice cya mbere byaragaragaye rwose, iminota 45 nta shoti yigeze rijya mu izamu rya Yanga, yakinye nabi rwose kubera abakaseri babiri ndetse no guhuza muri mediane byari byanze. Byagoranye rwose, twarabibonye cyane. Mwabonye ko rwose Rayon Sport yari imeze nk'iciyemo kabiri, abakinyi babiri bataka Yves ndetse na Shadrack Bingibero wabonaga ko ari abakinyi bari bonyine gusa, kuko Rayon Sport umutoza yari yabwiye abakinyi ba Rayon Sport ko haba nuza anarindwa Aimable ndetse na Sefu yari yababwiye ngo bajye barafata umupira bahite bawutera imbere, ariko ugasanga Shadrack Bingibero na Yves Habimana bisanze mu bakinyi batanu ba Yanga, abadefenseri bane n'umukasero umwe cyangwa se nimero 6. Ugasanga aba bakinyi baribuze. Wenda nza no kugaruka kuri Shadrack Bingibero, wenda bimwe mu bintu bibiri ari kuzira muri equipe ya Sport bigutuma titwara neza no gutsinda ubona ko bizagorana. Ndaza kubabwira ibintu bibiri ari kuzira. So kuri Bigirimana Bedi rero reka mukomozeho mbabwire ngo bimeze bite. Bigirimana Bedi ejo yagiye muri vestiaire igice cya mbere kirangiye. Umutoza nta kintu yababwiye, umutoza yari yatuje, yari yarakaye byasuri, ntabwo yari yishimiye bitewe n'uburyo bari gukina na Rayon Sport, wenda yari yatsinzwe. Baragenda muri vestiaire baratuza, ariko Bigirimana Bedi nk'umukinyi mukuru aravuga ati ibi ntabwo ari byo. Afata ijambo abwira umutoza ati aba bakinyi babiri barimo Sefu na Narindwa Aimable kuramo umukinyi umwe. Yaramubwiye ati mu byubahiro byawe fata umukinyi umwe umukuremo kugira ngo dukine muri mediane, kuko avuga ati uburyo bari gukina, bari gufata imipira bakayitera imbere, nanjye gukina birimo birangora. Ahita avuga ati uko turi batatu nge na Shadrack Bingibero na Yves Habimana turimo turavunika cyane kubera ko turi kwiruka ku mupira cyane. Umutoza Bigirimana Bedi rero yaravuze ati fata umukinyi umwe umukuremo, kandi noneho ukuremo Narindwa Aimable hasigaremo Sefu, noneho dukine ufite ufata undi mukinyi w'umubora cyangwa se umukinyi uzi kugumana baro ku kirenge, ugire gute umushiremo hagati ya Richard Ndayishimiye na Tambwe Gloire. Noneho ugire gute umushiremo tukore gute, tugire gute dukine muri mediane, ture ko twagerageza guhuza, dukine pass ebyiri. Turi mu rugo, abafana ba Sport nitwe dufite abafana, nitwebwe bari guposa, nitwe bari kugira gute. Ahambwira ati rero wowe fata umukinyi umwe ugire gute umwongera muri iyi mediane, noneho twegerane. Nibwo mwabonye equipe ya Sport mu gice cya kabiri yaje ubona ko byibuze bari guhuza, ubona batangiye gukina. Ahita amubwira ati fata na Simple Jesus umuzanemo, nawe afite akabaro cyangwa se ni umukinyi mwiza kuri baro, ni umukinyi mwiza afite baro, ashobora kuyishorera kabiri akaba atayitakaza. Ni numwe mu bakinyi beza Simple Jesus. Wenda ikindi navuga ariko kuri Bigirimana Bedi, icyo nicyo gitekerezo yatanze rwose ku munsi w'ejo agihereza umutoza, amubwira ati gira wowe, gira ibintu turi gukina ntabwo ari byo pe, ibintu turi gukina ntabwo ari byo. Umutoza rero ku mutoza, ku ruhande rw'umutoza Afani Lautifi avuga ko yabonye ikipe byuze uyu mukino nubwo yawutsinzwe, ngo ariko hari akantu gato, hari igipimo yabonye, hari equipe ya Rayon Sport yindi yabonye, hari urundi rwego yabonye. Avuga ko impinduka yakoze mu gice cya kabiri, kuzanamo Simple Jesus ndetse na Tambwe Gloire na Sefu na Abed iriya mediane, yavuze ko ariyo kipe agiye kujya akoresha
muri ekipe ya mbere, ndetse na St Paul Jesus ntabwo azongera kuza asimbuye, agiye kujya abanza mu kibuga, agiye kumwereza amahirwe. Umutoza avuga ko nubwo yatsinzwe ariko hari ekipe yabonye, ekipe yari irimo Azizi Basane ndetse na Shadrack Bingbera ataravamo, na Tony Sekitogajemo. Avuga ko byibuze iyi ekipe yari irimo Idrissa Kouyaté ndetse ariko uwitwa uyu mutaramu wamaze gusinyira ekipe ya Sport Pavel Nzira yahawe miliyoni 15 ku munsi w'ejo, nibwo yahawe miliyoni 15 ku mwaka umwe, ubwo azajya ahembwa na miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Pavel Nzira niwe ugiye kujya mu izamu rya Rayon Sport guhera ku myitozo yo kuwa mbere. Uyu munsi afite ikiruhuko, guhera ku myitozo yo kuwa mbere Pavel Nzira araza kujya mu izamu. Noneho umutoza hari ekipe yabonye, hari ekipe yaje mu gice cya kabiri yakinye neza, utubona gose ekipe ya Sport irimo iragenda, noneho iri kunyerera kabisa. Ni impinduka ebyiri yarakoze za Tambwe Grouard na n'uyu mutaramu St Paul Jesus ndetse na Azizi Basane. Yavuze ko aka ekipe yabonye agiye gukuririraho cyangwa se akagenda yongeramo abandi bakinyi bazagenda bitwa neza, ariko umutoza yavuze ko nubwo yatsinzwe kuri systeme we bavuga bati systeme, abayobozi abakunzi ba Sport batishimiye systeme. Umutoza yavuze ko uko yabonye igice cya kabiri, uko bakinye nko minota 15 Rayon Sport yakinye ku rwego rwa Yanga, umutoza avuga ko byibuze iriya kipe agiye gukomeza kugira gute kuyikoresha ari ekipe ya mbere mu myitozo iraza gukurikira, ndetse no ku mikino itandukanye Rayon Sport izakina na Azam murabizi cyane, ndetse na Vipers nimba bizakunda, ariko ni Azam cyane. Umutoza avuga ko kuri Azam iyi ekipe ari ashaka kuzabanzamo. Umuzamu Pavel Nzira nawe yiyongereyemo, azi gukinisha amaguru, umuzamu mwiza cyane. Ariko ikindi mwamenya gose nk'abakunzi ba Rayon Sport, gahunda za Rayon Sport nuko uyu munsi kwa gatatu bafashe ikiruhuko, nejo ku cyumweru n'ikiruhuko, kuwa mbere baratangira imyitozo. Kuri systeme rero umutoza, kuri systeme wenda nabyo mbinyureho, kuri systeme gusa n'abakinyi ba Rayon Sport bamwe mu bantu bakunze kuganira nabo, abakinyi ba Rayon Sport bamwe mu bantu bakunze kuganira bakubwira ko iyi systeme baguvuna cyane. Ari igihe match nk'igice cya mbere kirangira bakajya muri vestiaire bakereka umutoza ko batishimiye ibintu bari gukina na systeme. Abakinyi bakubwira ko nyine systeme irabavuna cyane, kandi tuma nyine abakinyi ba Sport batagaragaza urwego rwiza rwabo. So rero umutoza we n'ubundi aracyari complete, aho atingiye systeme kuko akantu yuririyeho, akantu kahise kamukomeza nyuma y'iyi match ni ekipe yaje mu gice cya kabiri uburyo yitwaye. Avuga ko urwego rwa champion y'u Rwanda n'urwego rwa Young Africa, kuri champion y'u Rwanda Rayon Sport izahukina, ko umutoza wabibona n'uburyo Rayon Sport akinye igice cya kabiri nabyo yabyishimiye. Mu minota nka 15 rwose Rayon Sport yari iri hejuru cyane nk'abandi bakinyi gose, nka St Paul Jesus ahise akonfirma ko ari umukinyi nimba yagize gushya kuri Yanga akitwara kuriya kuri ya rwego. Undi mukinyi mutazongera gupfa kubona cyane ni umusore Prince, nawe biragoye ko yazagaruka mu kibuga. Ariko nimba St Paul Jesus yitwaye kuriya gose, umutoza avuze ati uyu mwana ndagira ngo mumare ibinya, ndagira ngo mumare ubwoba. Nimba ashobora gushorera baro kabiri akaba yacenga umukinyi wa Yanga, yavuze ati uyu mwana ashobora kuzajya gute, ashobora kuzavamo umukinyi mwiza cyane, kandi ari kubona ko n'ubwo uri kugenda bugabanyuka akaba yakwiyaminiya. So rero kuri Aimable Nsabimana ibye biragoye cyane, bikomeje kugorana kubera ko nimbejo ataragaragaye mu bakinyi ba Rayon Sport. Ku makuru ava mu nzove cyangwa se ava no mu bayobozi ba Rayon Sport nuko gose Nsabimana Aimable na n'ubu ngubu biracyagoranye kuko na n'ubu ngubu ntabwo barizera ko yagaruka muri ekipe ya Sport ngo abe umukinyi wa Sport mu buryo buri official. Igihari nuko Nsabimana Aimable nawe ku ruhande rwe avuga ko haba gukina ekipe ya Sport no kutayikinira, avuga ko ari 50-50, ahubwo avuga ko Rayon Sport niyumva ishaka kuba yagira gute yamusubiza muri groupe, akaba yagira gute, akaba yagaruka muri groupe, akaba yakongera akamukinyi wa Sport ushobora kubanzamo,
nta kibazo, ariko nibumva batamukeneye Nsabimana Aimable aravuga ngo bazamereze imishahara yanjye y'amezi 2 na miliyoni 5 zanjye nta kibazo. Ariko na perezida wa siporo nawe, perezida wa siporo afite amakuru ya Nsabimana Aimable sezo ishize ibyabaye ababizi byose, kuko ni umwe mu bantu nyine bafite amakuru 100%. Abafite ubwoba bwo kugarura Nsabimana Aimable munuza muri groupe ya Rayon Sport nubwo akora imyitozo, ariko Nsabimana Aimable perezida wa siporo ntabwo amwemera neza pe, ntabwo amwemera. N'impamvu aterekanwe ku munsi w'ejo nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Urumva iyi ngiyi ni Rayode y'abakinnyi ba Rayon Sport bagomba kwerekanwa. Impamvu aterekanwe nuko rwose perezida wa siporo yavuze ko rwose bakiri kugira gute kumuhereza bacyanyine bacyabitekerezaho kugira ngo bafate risk, avuga ati Nsabimana Aimable agaruke nta kibazo. So kuri Shadrack Bing Belo we bimwe mu bintu arimo arazira ni ibintu bibiri byonyine nagarukaho. Shadrack Bing Belo, icyambere iyi systeme iramugora, kuko Shadrack byagaragaye ko n'umukinnyi ukeneye baro nyinshi kuruta uko yaza kuzishakira. Ni umukinnyi utazi gucenga cyangwa se atari mwiza kuri baro. Ni umukinnyi nyine ubona ko biramugora cyane muri systeme, kuko Rayon Sport yureba nk'ejo uburyo bakinye mu gice cya mbere wabonaga Rayon Sport hari igice cy'abamediateri n'abadefenseri, hakaza n'ikindi gice cy'abakinnyi b'imbere babiri bari kumwe begeranye, ukabona nyine kugira ngo bahuze byagoranye. Shadrack Bing Belo rero ikintu gishobora kumufasha cyonyine muri equipe ya Rayon Sport nuko equipe ya Sport yakinisha abawinga, noneho bakajya bashira imipira myinshi muri box, ndetse bakazamana n'amasantere menshi kuruta uko bakiniye systeme nyine ubona ko iragoye na niyo yaba ari forunganye nawe byagorana ko mwamubona. Niyo yaba ari forunganye nawe kuko nyine iyi systeme ubona nyine abakinnyi bategeranye, nyine ubona abakinnyi wagira ngo ubona nyine batandukanye cyane, harimo umwanya munini ku bakinnyi b'imbere n'abamediateri. Kandi Shadrack Bing Belo nyine si umukinnyi mwiza kuri baro, just nyine bizagorana ko muzamubona nk'abakunzi ba siporo, bizagorana pe, manzi mabwire ko bizagorana. Wenda ashobora kuzitwara neza, ariko biragoye uburyo akina, uburyo ubona nyine yiruka pressinga, nyine ubona bigoye pe, ubona bigoye. Nicyo kintu navuga kabisa, ubona biba bigoye cyane, biba bigoranye pe. Ubwo rero nababwira ngo icyitwa ubusesenguzi nabyo njya mbikora, ariko abakunzi ba siporo, equipe ya siporo ejo yabaye underdog, yabaye under, kubera ko urwego rwa Yanga na Rayon Sport no mwipimye no kuri equipe nziza byesuje, ariko harimo ikinyuranyo kinini hagati yanyu na Yanga kabisa. Irabarusha cyane, irabarusha pepe, ariko wenda equipe ya Azamu urwego rurajya kungana. Tuzabona umutoza atinyuka, tuzabona equipe ya siporo wenda tuzabona equipe ya siporo urwego rwayo n'equipe bazaba bajya kunganya imbaraga na Azam. Tuzabona equipe ya siporo ya nyayo kabisa kuri Azam, ndetse iyo urebye na Azam ubona ko ari urwego rumwe na Singida. Nimubona uko Rayon Sport izitwara kuri Azam muzamenye wenda muvuge muti championnat ya Tanzania nuko imeze, Singida nuko bimeze, dushobora kuzayitwara gutya, ariko Singida irakomeye. Rero abakunzi ba siporo ntababwira ngo mugire icyumweru cyiza, icyumweru cy'imigisha.